ari igihe ugeze no kubago gacupa kera nyine utarakizwa murangije ujya kurara mu rundi rugo umva ye mujye muvugisha ukuri ye Imana niyo twamumoye n'Imana nemera icyaha cyanjye Bibiliya avuga ngo ishira ibyaha bye azagubwa nabi ngo ariko byatso akabivamo akemera ko umunyabyaha Imana iti kwabarika kweza gutunganya mu mwanya kavuga ubwo ugize gusana nibote mbabara amaraso nzongera ubwanjye ndi umurokore ndi hano kwa Mukarutamu hano nafashe inzira ngi Gasanze kwa Munyakazi Munyakazi ashaka zahamagara ngeze kwa Munyakazi ni Gasanze Munyakazi ni shuti twabanaga n'ikinye n'umuhungu wabigega n'umugore makurata iwo ni muri Gatonde hariya ni muri Ndusu inshuti yanjye magana ho muri Ndusu ndabashuhuje n'abari Gasanze ndajya ni makire ni mwaramutse batego ni muri aho tego Munyakazi ni makaka nambwiye kandi umurokore hano urumva ko mwibiragaho neza icyo gihe mukuza manje tu devo manje ukarya ntubage ugase kubutarangiza urara bitise tugibishaki byazamutse mikoro mikenye nije yego nakora kambarange abarikunda muzeme mugigana n'abanyekongo mugane ko mu byagoma na mugunda niyo ryibera dore ayikenesa ya aidero muge musenyira gongo niko gati aho bita Kibumba nibazagire ku bihugu byaho igihugu cyaho ni mugi gusa reka da biriya se nase biriya bintu ariko ubundi wigeze bisoma kera yambaye iwacu mu rutoki niko kare gati yes ubagamba se banyasebye kuvuga ubu ngo nakoze ukora ni wawe biri byiza oya birashoboka se umugore n'umugabo mu rugo birasanzwe ni namabanga naga ari byo gusesengure ujye mu buri wari winje mu nta buri serumu sindi umuhanda ngo ngende gutyo yego yes ndabasubije mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV your story our spotlight nkuko bisanzwe iteka ryose Bineza TV ni cyo byizero byanyu nibyo byiringiro by'abantu benshi cyane batandukanye nibyo shimwe rya buri wese niryo shimwe ryacu ndetse no kuba turi kumwe duhora tubasusurutsa nkuko bisanzwe muri kumwe na Israel ndetse n'umubyeyi wacu witwa Esther Masogonda ntago Masogonda ari izina rye bwite ariko ni izina ryamwubakiye izina Byaranyobokiye Masogonda ni ikirangantego cy'abanyamakuru n'izina banyise ariko bacumugane mu Kinyarwanda ngo izina ni rikujije kandi byarakujije aho nagiye kwamambarira numva nge narajijutse ko n'ishuri rya Danje nize buriya njya kumufungurwa ku TV arigisha nayo burya namenye kumenya imibare ya telefone ntari nyizi kubera ntabwo nigeze njya kwiga ariko aho ngiriye ku rubuga nyine ariko byakoze dukomeza gusuhuza mama Sandra mama Sandra habari gani za asubuhi ndagupenda sana siku yote aya nakugiye kwa yote mu yeho leta ubwo ko temu yote tubavuze bazajya babajinga bina bajya kurwanya bande se ntacyo za ari hanze y'igihugu bajya kuvuga ngo gasopo na Bineza TV ngutoye abantu bagira icyo bagihoreye rwose bari yakugeneye bayakugeneye muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika turagusura Sandra gubwa neza Imana igumugisha gitondo cyiza gitondo cy'umugisha cyane cy'amahoro kuna Esther umugore w'inyamibwa ndagukunda cyane Esther amakuru y'iminsi se ndashimira Imana nyuma yuko ubonye akamisaje agaragize ubwongo barakura erega baraza ubwoba ndeka mugere bumva ntabaho nk'abandi se kwese ko bifuza ko nambara yego akwambaye neza by the way ubugende njya ngo Sandra nizi ko ngiye guha nawe ambaye neza umuntu ejo yarandebye ati wambaye ibintu bibi avugiye kanzu se iyo ya ntago ari ingini kindi nambaye cya kintu cyo benyine imwe njya niyambara yindi ati ntago bibitse none ndebyoza ni Sandra abonye nambaye ikintu yagira guki nibwo rero mfasha agasokozo ndatangiye ndabuka kugira ngo Sandra nawe Sandra afite isatsi byinshi ku mutwe yakoze no kureba imisatsi yamugaye ubwivuga ikidore ureta uriho ntasokoje nkawe se no ni roro modo wawe okay ese ibiro byita perike yes aho roro modo wawe ino mudi yakora wanjye nkunda Sandra cyane ahubwo zo ndeka ngubwiye nose byo mu kurya ngo ifimbi sambwira ngo ujya n'agafi kabisi ngo urongo nkaba ndaguye yumye atakeza nakabisi ukitogoseza kavuga gatogosheje ugatinye kuri sauce ariko ubundi nkazanye by'ubuturage nuko guhuta isosi no kumara gucura ubugari burya gasosi nakumwereye aho ngaho ukagira umumaro ejo rero naje kugushaka ndakubura yari yantumye nyine ariko ejo naje kugushaka ndakubura nsanga wagiye mu bindi bintu iri zuba so ribonute izuba ni impeshyi
impeshyi nuko itangira nuko impeshyi yabaye nyine hirya no hino hakurya no hakuno impeshyi yabaye amasaka amwe baratemye turi hafi ku mwana n'intuza na bya bigori nsanze mwarabisaruye ariko Imana ijwi ry'Imana ryaritangiye kunganiza bibonye kabiri ngo kumuganura nzongiga ko bari muganura ngiga n'akantu kavuga ngo nyahi hano Imana habambye ngo ko kakara ngo uzagaha ibere ryawe akoti uzarigaha njya ndebaho ngara uko bimeze nkagira niho nzihangana ngapige irekazi yewana ngiye mpfa kubona nose ngeze uko bigenda iyo umwana yenda gusohoza ukuntu umeze nzihangana igumanye magara neza mfite nk'umubyeyi neza igumanye uriya sigwa na pizza rimwe kandi nibwo bwa mbere kubyara bavuze uko bigenda nkoraho nayo ndumva numva iruhande rwajyana urundi rwajyana ni wapi ni wakecuru yagonye kaze nkwereke ni irwanira nabyo niko n'abakecuru na pizza rimwe bari bakoresha na piga rimwe kabiri nuko irwanaho bwa gatatu abasohotse bagiye icyo gihe kandi abantu kera abenshi ababyeyi benshi babyariraga mu ntuzi babyariraga mu rugo ureko no kwa muganga urapiga hakora n'igihe babaga nta uzambaga mu izina ryose ndi ihene yewe tubyara nabisenge ntabwo ni ihene hajya n'ubitekerezo mwabaganga mu bacu muhumure ako kantu k'ihene se nzamuzana kumukingira gusa irekazi ubundi ariko abaganga bariho ubu ngubu ndekanye mbasengera babaganga b'abanyamabanga twari dufite umuganga hari mu mujyi wa Kigali umujyi witwa Pasikazi iyo twamutinyaga ibintu kinini gusa ariko iyo baga yimbitse nyine agiye kukubyaza yawa no nabyazaga ababyaza mubyaza neza Imana izabahemba kandi akazi gakomeye mu buzima bwose kubyaza bivuze ko ku munsi w'umuganura tuzaba turi gukurura gashira mwita amazina ahubwo nyine twita n'amazina ubunyano kera babyitaga ubunyano ariko n'ubu ngubu ni ubunyano n'ubundi ndifuza ko abantu batarangaza abandi Imana ikomeje abantu barangaza abandi bantu yego abantu bareke kurangaza abandi icyo cyo kurangaza abandi kugira gukora ibyaha babiri kimari kuruma ku bantu Bineza TV niba uyikurikira ukayireba ukabashaka ubuzima n'ubugingo bana mutuanye mahoro kandi ifuza igihugu cyacu amahoro wikwifuriza abantu ibibi wa muntu we mbabarira kandi nawe bibabarire yego niba bavuye ko karaka n'umugenga amahoro ntago Imana ibeshya Bineza TV ni nyamahoro Bineza TV ntago yigisha ibintu biri nk'abandi babamaze ibishegoya aho twifuza amahoro twasangiza ibyiza ni mumbabarire namwe babarira mukunda igihugu cyacu bene data yego ibintu tuvukiramo bindi ubwato twiyubakira igihugu kuri Bineza TV rero reka nongere mbibutse yuko tutumira n'abantu bafite impano tukabasura tukabaganiza tukamurika kuko ni your story our spotlight so ubwo rero dukomeza ibiganiro byacu nese Masogo ariko ubundi uheruka kujya kuri YouTube ku yindi channel ryari oya nterukana na Bineza TV ejo nari nagiye kuri Empire ariko nkizo numva avuga ikintu bidafatika ariko buri impamvu mbivuze ntabwo numisha umutima ibyishimiye kandi mukorera ntabwo abyishimiye yego ikintu muko batishimiye singikora giye aho kugira ngo mbangame bose nabanye neza na Rukundo tubana neza ko ari ibintu abanye byinjiye bicanoye wowe uba wamamaje ikiganiro kugira ngo tugisangize abandi baguwe neza naho amagambo asebanya kuvuga ubu ngubu nakoze ko waraye ni wawe byiri byiza oya birashoboka se umugore n'umugabo mu rugo birasanzwe ni amabanga ntago ari ngo gusesengure ujye mu buri wari winjiye mu ntabwo uri serumu sindi umuhanda ngo ngendeho gutyo yego abantu bagenda bane kubandi babyihorereye ariko bisubiye uzi ko gucyanuka abantu bananiye di ariko shamwa kweganya ngo kiranuka abantu babaye babi ariko rero ubona se iyo mpamvu ubundi yabahinduye ari bagira urukundo umuntu ufite urukundo akundana n'abakozi cyane cyane nk'abakozi b'Imana bagaruke kwivanga yego tugaruke hako nicyo wagurana Yesu kajya kumukora umukristo kona agiye kuva agiye mu kaburi akazi akaburi nagake ngo niko bashangwa yo kakagura ngaye nagakize akaburi kiki oya ko twihisha muri Yesu twihisha muri mwene ibyo buri madonko muhumwe nta kibi kibari ko ari muze mwe uva mu maburi mujugunye ibyo bintu rwose ubabyumvishe buriya biriya se nase biriya bintu ariko ubundi wigeze ubisoma kera yambaye iwacu mu rutoki niko kare gati yes ubundi biriya babitsa ngo ni tabi yes none abantu bose bajya mu buri
ahubwo reka mbarange abarikunda muzeme mugigana n'abanyekongo mugane ko mu bihugu bya Goma na Mugunga niyo ryibera dore aikene sabi ya aidero muge musi ya Nyiragongo niko gati aho bita Kibumba nibazagire ku bihugu byaho igihugu cyaho ni mugi gusa reka da ukavuga ku mujya gufasha ahubwo do niba muri Kongo abantu batumva ya ariko nta keza kikabira bintu kuko iyo bigukoroneje cyane urangira wangiritse cyane ni nayo mpamvu leta akenshi ishyiraho ingamba zo kubirwanya kugira ngo nyine abana b'u Rwanda badakomeza kwangirika so nyine cyererega hari ibyo kurya hari ubuzima bworoshye nta bintu byajagarazaga abantu rero niyo wakubitagamo kari akantu urumva ko mwibiragaho neza icyo gihe mukuza ukarya ntubage ugaseka ubutarangiza urabona biti bisatsi by'ibishaki byazamutse mikoro imikenye nije yego nawe urumogi rwanyica oya urumogi ni ikintu kibi cyane n'ubuzima ariko hari igihe ugeze no kubago gacupa kera nyine utarakizwa murangije ujya kurara mu rundi rugo umva ye mujya muvugisha uko niyo Imana niyo twamumoye n'Imana nemera icyaha cyanjye Bibiliya avuga ngo yishira ibyaha bye azagubwa nabi ngo ariko byatso akabivamo akemera ko umunyabyaha Imana iti kwabarika kweza gutunganya mu mwanya kabwo ubwo wagize gusana ibote mbabara amaraso ndongera ubwanjye ndi umurokore ndi hano kwa Mukarutamu hano nafashe inzira ngi Gasanze kwa Munyakazi Munyakazi ashaka zahamagara ngeze kwa Munyakazi ni Gasanze Munyakazi ni inshuti twabanaga n'ikinye n'umuhungu wabigega n'umugore w'Makurata iwe ni muri Gatonde hariya ni muri Ndusu inshuti yanjye magana no muri Ndusu ndabashuhuje n'abari Gasanze ndajya ni Makire ni mwaramutse batego ni muri aho tego Munyakazi ni makaka nambwekeye kandi umurokore inzara yanyishe atereka nze nkaguye Munyakazi hina mu nzu azana akabuna azana agakombe ndamwesha ndabanza ndihanda gutumenda ndanywa nta no gusenga ndagotomera ndanywa ngeze narandutse niba ngo vava